Ingabire Diane witabiriye Miss Rwanda 2020 bikarangira yegukanye ikamba rya Miss Congeniality ejo bundi ku ya 21 Kanama 2025 ngo nibwo yasezeranye imbere y'amategeko n'umusore bitegura kubana. Reka mbibutse, nta gihe mu Rwanda cyangwa se abastari bo mu Rwanda bakoze ubukwe benshi bagiye batandukanye nko muri imyaka ibiri igiye itandukanye ari 2024 na 2025, aho ngo habereye ubukwe bw'abastari barenga muri 20. Mu gihe mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize showbiz yakundaga gutangaza akenshi ngo abantu bagiye barwara depression, abatewe indobo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ngo aho uwagiraga amahirwe ari nk'umukobwa wagiraga nk'umwana hanze, dore ko abenshi babaga baribyariye hanze. Intero yari imwe, yari nta gikwe, wa mugani wa Rocky Kimomo. Abenshi bajyaga kure bakavuga bati yewe uwababyaye n'umwe, ati umubyeyi wababyaye n'umwe. Ariko biratandukanye kuko muri uyu mwaka cyangwa se muri imyaka ibiri hakozwe ubukwe bwinshi cyane, kuko nta n'ukwezi cyangwa se nta n'amezi abiri ari gushira nta bukwe bwumvikanye mu Rwanda, cyane cyane kandi ngo bw'umusitari. Hari abastari bagera muri 5 cyangwa se 6 nabahitiyemo kubagezaho kubibutsa kugira ngo mwibuke ko mw'iki gihe hakozwe ubukwe bugiye butandukanye. Uwa mbere harimo nka Vestine na Idrissa Uwedrogo. Uyu Vestine uramya ndetse akanahimbaza yitwaje cyangwa se ubarizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas. Uyu nguyu ngo niwe wasezeranye mu minsi yashize na Idrissa Uwedrogo, uyu nguyu ukomoka muri Burkina Faso. Bwari ubukwe bwiza ndetse birangira ari ubukwe buhenze cyane kuko ngo bwatwaye akayabo ka miliyoni 130. Tutagiye kure, reka turebere hamwe nanone ngo hari ubukwe bwa Bonnet Queen. Uyu nguyu yabukoranye nanone n'umusitari ariko ukuriye ikipe yo mu Rwanda yitwa Gorilla FC. Ubu nabwo bwabaye ubukwe bwiza cyane, aho bwabereye muri Hotel Chateau Le Marara. Ubu ngubu bwavuzweho na benshi cyane ndetse bwanitabiriwe n'abastari bagiye batandukanye, harimo n'abamisi bagiye batandukanye. Hakazaho ubwa Joshua Ishimwe na Gloria. Joshua Ishimwe w'umuhanzi ufata indirimbo z'abandi akazihindura mu buryo bwa gakondo, nawe yabukoranye na Gloria. Uyu Gloria nawe ngo ni umunyamideli wo muri Canada, ariko Joshua Ishimwe nawe ngo yibera ubu ngubu mu Burayi. Hakazaho Knowless Butera na Clement. Ushobora kumbaza uti se cyangwa se kwibaza ati kubera iki uvuze ngo babukoze muri uyu mwaka cyangwa se no muri 2024 ukavuzemo Knowless Butera wabukoze kera? Uyu nawe ntago twamwirengagiza nubwo yabukoze kera, ariko yari icyamamare, ari n'umusitari wabigize umwuga. Uyu nawe ntago babikekaga uko yakora ubukwe, dore ko abahungu bose yakundaga kubahakanira. Hari nabo yabeshyaga ngo yaranduye cyangwa se ngo arwaye sida. Hakazaho nanone umunyamakuru wa RBA Paul Rutikanga. Uyu munyamakuru bitewe n'ukuntu yari akiri umusore ukiri mutoya uzi gukoresha imbuga nkoranyambaga neza, ntago kuba ari umunyamakuru gusa ibi ngibi byari bihagije, ahubwo uko kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse nuko ari umusore w'uburanga, ibi ngibi byatumye aba umusitari. Nawe ngo aherutse gukora ubukwe ejo bundi, ariwe Paul Rutikanga. Hakazaho nanone, ubwo tugiye mu ruhando rwa filime, ni Kiraman na Shamsa. Nubwo Kiraman na Shamsa ngo bari bamaze igihe kirekire babana, baravuze bati reka tubane, tureke kubana bujurano nubwo dufite abana, ariko reka dukora ubukwe, dukora ibirori, ubundi byacu bijye hanze. Aba nabo ngo baherutse gukora ubukwe bwiza cyane kandi buhenze. Wanyuma nsorezaho kandi tunamukomerezaho ngo niwe Ingabire Diane, Miss Congeniality. Ngo ni Miss cyangwa se umukobwa wabashije kugirana imibanire myiza n'abandi bakobwa bagenzi be, akaba ariyo mpamvu yegukanye iri kamba rya Miss Congeniality. Gusa ntarasoza, ndaza kubagezaho nanone impanga zitangaje cyane zikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe yitwa Abi, undi nawe akitwa Brittany. Abangaba ngo bakaba ubu ngubu ngo benda kugira imyaka 35 kuko bavutse mu 1990. Muri 2021 ngo nibwo umwe muri bo ari we Brittany ngo yakoze ubukwe n'umusirikare witwa Joshua wo muri Amerika n'ubundi.
ariko aho bitangaje nubwo izi mpanga ngo zavutse zifatanye cyane cyane igice cyo hepfo cyose, dore ko igitsina ari kimwe, impyiko ari zimwe ndetse n'ibindi, usibye imitima ibiri ndetse n'imitwe ibiri, ngo ariko umwe ni umugore undi akaba afatwa nk'ingaragu, bivuze ngo umwe yabaye umugore undi aracyari umukobwa. Bageze aho n'ubundi banabyarana n'uyu mugabo umwana, ariko bivugwa yuko ngo umwe ari we mugore nyine ngo niwe umubyeyi w'uyu mwana, undi we nawe menya ngo ategereje kuzashaka. Ibi ngibi muraje mu byumve n'ubundi mu nkuru irambuye, aho ngo banafite n'uburwayi budasanzwe. Ibi ngibi bikaba bituma ngo batandukana cyane, umwe aba atumva iby'iburyo, uw'ibumoso nawe atumva iby'iburyo, cyangwa se uw'iburyo ntabwo yumva iby'ibumoso ndetse n'uw'iburyo ntiyumve ibyumviro by'ibumoso. Ngayo nguko, reka mbaye ikaze ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye. Nk'ibisanzwe ni Kuvumbuzi Show, ikiganiro nimenya byose, ngiye ukibagezaho ndi Ken Chris. Kandi usabe gukora subscribe maze like na share wowe utarabikora, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Nikaze. Diane wambitswe ikamba rya Miss Congeniality muri 2020 kuwa 21/2025 yasezeranye imbere y'amategeko n'umusore bitegura kurushinga. Ibirori byabereye mu murenge wa Kimirura ku ya 21 Kanama 2025. Ingabire asezeranye imbere y'amategeko n'uyu musore bitegura kurushinga nyuma y'ukwezi kumwe gushize amwambitse impeta bakemeranya kuzarushinga. Muri Nyakanga 2025 nibwo uyu mukobwa yambitswe impeta n'umusore usanzwe ukoresha imyitozo ngororamubiri uzwi nka Coach Ian, bemeranya kuzarushinga. Nyuma yo kwambikwa impeta, Ingabire Diane na Coach Ian bahise bemeza ko amatariki y'ubukwe bwabo ari ku ya 20 hagati ya tariki ya 20 na 27 Nzeri 2025. Ingabire Diane ni umwe mu bakobwa bamenyekanye muri 2020 ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda, ndetse biza kurangira yegukanye ikamba ry'umukobwa uzwi kubana neza n'abandi ariryo Miss Congeniality. Nyuma y'iri rushanwa uyu mukobwa ntiyongeye kuvugwa cyane, ariko yongera kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga yifashishwa n'ibigo bitandukanye bicuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kwamamaza. Imiterere ye yatumaga amashusho yakoraga mu kwamamaza akurikirirwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo yari mu irushanwa rya Miss Rwanda 2020, Ingabire Diane yibukirwaga ku mushinga yari yateguye yo guhangana n'ikibazo cy'abangavu baterwa inda zitateguwe. Ngubu ubukwe cyangwa se ngiyi inkuru ya Ingabire Diane. Reka twigarukire nanone ngo kuri iyi nkuru y'impanga zitangaje, cyangwa se iyaba abakobwa bavutse bafatanya, ariko ngo ku bijyanye n'imiterere imwe n'imwe ngo baratandukanye cyane. Umwe yiswe Abby, undi akitwa Brittany, ariko amazina yabo arambuye. Umwe yitwa Abigail Lorraine Hensel, undi akitwa Brittany Lee Hensel. Abangaba ngo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mwumve ibyabo, twumve ibyo ababyeyi babo bavugaho ndetse n'ubushakashatsi n'ubusesenguzi bwabakozweho. Byagenze gute ngo Abby na Brittany bavutse bafatanye, umwe abyare undi akiri umukobwa, kandi ngo baravutse bafatanye? Abby na Brittany Hensel, abavandimwe, bavutse bafatanye bamaze imyaka 30 basangira ubuzima budasanzwe kuko bahuje umubiri. Kuba bahuje ubuzima byagiye bifata ishusho nshya mu myaka ine ishize, ubwo Abby yasezeranaga na Joshua Bowling, umusirikare wahoze mu gisirikare cya Amerika, mu gihe Brittany yakomeje kuba ingaragu. Ibi ngibi nabibabwiye. Abby yashyingiranywe na Joshua muri 2021 mu gihe Brittany akiri umukobwa. Aba bavandimwe bavukanye ikibazo kidasanzwe kizwi nka Encephalitic Parapagus, aho imitwe ibiri ibiteye ku mubiri umwe. Mu minsi ishize aba bavandimwe bagaragaye bafite umwana muto, biteza impaka
n'ibitekerezo by'uko bashobora kuba barageze ku ntego yabo yo kuba ababyeyi. Amafoto yerekana aba bavandimwe bafite umwana bari mu muryango w'imodoka. Ntiharamenyekana neza umubyeyi wemewe n'amategeko n'uwo mwana uwo ari we, kandi birashoboka ko barifashishije uburyo bwo gutwitirwa n'undi muntu cyangwa bakaba barahawe umwana wo kurera bisanzwe. Inkuru yabo yatangiye gukurura abantu ku isi yose mu 1996 nyuma y'uko bavutse ku ya 7 Werurwe 1990 bafite indwara idasanzwe uhereye munsi y'umutwe kugera hasi. Basangiye ibice byose by'imbere mu mubiri birimo impyiko, igifu, imyanya myibarukiro n'ibindi. Ku rundi ruhande ariko hari ibyo bagiye batandukanyeho. Buri wese agira igice cye, kuba afite imitima ibiri itandukanye ndetse n'imitwe ibiri itandukanye. Brittany, umuvandimwe w'ibumoso, ntiyumva ibiri iruhande rw'iburyo, mu gihe na Abby atumva ibiri ku ruhande rw'ibumoso, ariko babasha kugenda no gukora ibikorwa byabo nk'aho ari umuntu umwe. Aba bavandimwe nibo bavukanye ubu buryo budasanzwe ku isi. Imibanire igaragaza ko mu bana 40,000 bavukana umwe gusa ari we ushobora guhuza n'undi umubiri, kandi muri bo gusa 1% babaho bakarenza umwaka umwe. Ababyeyi babo, Patty umuforomo w'umunyamwuga na Mike w'umubaji, bavuga ko batari bazi ko bazabyara abana bahuje umubiri kugeza igihe bavukiye. Brittany na Abby bafite umuvandimwe muto w'umuhungu n'uw'umukobwa. Bagira ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi bantu. Bajya ku kazi, bagira gahunda y'ibiganiro by'amashusho bitambuka kuri televiziyo ndetse bagakorana n'abantu bo mu rukundo. Ubu bakora nk'abarimu b'imibare bari muri Minnesota, kandi bishimira kugabana umushahara umwe. Muri 2013 Abby yavuze ko bagabana umushahara kubera ko bakora akazi k'umuntu umwe, ariko nyuma bahisemo gusobanura uburyo bashobora guhabwa agaciro kurushaho bitewe n'impamyabumenyi zabo n'ubushobozi bwo gutanga inyigisho mu buryo bubiri butandukanye. Aho Brittany yongeyeho ko umwe ashobora kwigisha undi akagenzura ibibazo, bityo bakaba bakora byinshi kurusha umuntu umwe. Ku bijyanye n'ubukwe, Abby yashyingiranywe na Joshua muri 2021, ndetse inyandiko zemeza ko mu mategeko ari Abby wenyine wemerewe nk'umugore. Ku bijyanye n'umwana, mu gihe hari impaka ku mbuga nkoranyambaga mu bijyanye n'urubyaro, ntiharamenyekana neza niba ari umwana wabo cyangwa ari uwo babyariwe. Umubyeyi wabo, Patty, yavuze ko ibikorwa by'imbere byabo bishobora gutuma babyara. Brittany yigeze kuvuga ko bagiye kuba ababyeyi. Kugeza ubu ubuzima bw'urukundo bwa Brittany buracyari ibanga. Aba bavandimwe basangiye ubuzima bwabo bwa buri munsi n'umwana. Ngizo inkuru ebyiri nabateguriye. Imwe ni ya Diane wabaye Miss Congeniality 2020, akaba ari Miss Congeniality Miss Rwanda. Uwa kabiri ni izi mpanga zitangaje, aho ngo zidahuje ibice bibiri gusa, umutwe ndetse n'imitima, mu gihe igifu ari kimwe, impyiko ari zimwe ndetse n'imyanya myibarukiro. Ngo ariko umwe akaba yarashatse, undi akaba afatwa cyangwa se yiyumva ko akiri ingaragu cyangwa se akiri umukobwa. Ndakubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo inkuru nziza nk'izi zizajye zikugeraho, kandi zizajye zigera kure hashoboka. Uwo mwari kumwe nk'ibisanzwe, ndi Ken Chris. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.